Papa Sava. Ugurishije se nkawugura mama Sava. Ako kawugura ufite amafaranga yo kugura. Nawe ugura. Didasiene nawe. Nawe ugura. Mama Sava. Reka iby'imirimo tubireke ngende dore njya kureba udene twanjye imvura itaba yatunyagiye. Shada se reka nkubwire. Akira kanigende. Uretse ariko mbanze nkubwire nawe uba wihuta. Mbanze nkugisha inama rero. Ni mugenzi wanjye. Ngo. Njye mfite ikibazo. Ikibazo ki? Wowe mu rugo rwawe bimeze bite? Ntatungi wawe bimeze bite? Kubyerekeranye n'ikise byaje godo chevre. Nyine wowe mu mibanire yawe nahatungiye ubona bimeze bite? Kuki se ushaka kumenya ibyanjye nahatungiye? Shana uko ibyiwanjye mbona ntazi ibyo ari byo. Ndi kukubaza niba ko umuntu aganira namwe bugacye mwakwije. Ntabyo nenda gukwiza ibyanjye byo biranyoroheye. None se basi we mu rugo namahoro? Njyewe njye nahatungi ni sawa. Ni hatungi wanje buriya nubona ikiri teresifori ikiri ndimbate bariya bose utabona hatungi amaze kuriya abarenzeho mushuti wa abari hejuru bose. Ariko si ukwiyamiza we. Ariko niyemeze hatungi ari hejuru umbajije se kandi ngo ngubwire ibyo uko tubanye imibanire. Gahoro kasinze ahantu hose niko karenze teresifori na kiriya gihagarara cyo nawe gusinda se bivuze iki? Kwasindira mu kanwa se mu mubiri agasinda mu mutwe asinda njye ibyo nkubwiye nibyo bindi se ushaka niho ushaka kumunsobanurira se. Ewe umva reka nkubwire rero sinzi ikibazo gihari sinzi ikibazo mfitanye n'umugabo wanjye. Erega natangiye kubibona reba nkuko bukwe bwo kwa Pigatsenze. Ndabureba. Uzi ko kuva mu gitondo twava mu rugo Papa Sava ateraga intambwe nk'eshanu imbere yanjye adakeneye ko tugenda. Tugeze mu bukwe reka da yiri wagendana na Kidomange avuga ariko uyu mugabo bwarinze bwira atamvugishije n'ijambo na rimwe. Arumva muvuye mu bukwe kuva ubukwe bwatangira kugera burangiye nta n'ijambo na rimwe yigeze ambaza. Ibyo ndabyihorera ndavuga nti wenda aba yahuye n'abantu aba bakumbuye. Dedasiye noneho byandenzaho ibaze ko no mu buriri mba ndi kumwinginga ngo iki Mama Sava izina ry'Imana mba ndi kumubwira noneho asigaye ahora ndananiwe ndisaziye ibyo bintu igiye bohere. Yes Dedasiye ntuzi ukuntu Papa Sava yaryaga n'imbere y'Imana mutereka isahane y'ibiryo imbere Papa Sava ntabirya niba asigaye afite undi mugore umutekera niba asigaye afite ahaca akajya kurya ntaba yanaje ahangaha ngo nibura ngo hatunge mu karangire. Ariko Mama Sava kuri umunsi wa burabuko urawuza urawibuka? Urawibuka Kidomange uko yarahagaze kuri barabukura urabyibuka? Ndabyibuka. Waramubonye umureba mu ntege ubona maribori? Ubwo se nicyo kinsenyeye ko ngo nicyo kigize gute? Umva Mama Sava ahubwo Kidomange ushobora nukomeza kwitwara uko witwaye uko ushobora kuzasohoka hano Kidomange akahinjira. None rero umva nkubwire Papa Sava ni umugabo mfata neza uko nshoboye. Ariko niba mukajya mu bukwe akagufata neza mugaganira mukagenda gatoki kandi mukagaruka ku kandi. Umva Mama Sava umva nkugira inama
nigukwemera nibonica jurukundo kwawe nakugeneye mwiza we vuzuwa ture maze kwibanire mu nzira itanyerera ibona guteguriye urugendo. Ariko mama Sava, mama Sava, ariko nk'ubu uri hehe koko? Nawe uri kwishinga iyi mvura nayo ikora muri automatisme. Hari ibintu byose ko tubikora bigenda biri automatique. Wazanye ibyo uzana umuntu akagenda. Waje suri mu biki? Chongwino mama wino vambewe muririmbe bwire mwijuru ry'umunezero niho naguhimye ukusa nakwisema soyinyana mwita mumba nyumbi ibereyo ikunda Chongwino maze wiyizire chihorere maze nkwihoreze chitetere maze witonere za mutetesha za kubahisha maze wisekere oya ngwino shenge unyirorere maso y'intami arusha intama kurora neza gatoki k'urutunda kaboshye usura mama ngwino maze wisekere nguteteshe wambe witonere totori datura mutono tuya heza indukuruta kirashirira kirangurura agenda n'utundi no kuruta
kubahiga nyambo nyangewe. Ese mama sava, mama sa enda sishaka kutarya ariko irya ariko kweki Savari barakuzaniye ibiryo byose kariho ku meza. dayimoni yaguteye ni bwoko ki? Dayimoni ihe kuko uri kugenda uhinduranya uhuriye no kugaburira umuntu. wese nabyaro ukeneye Ibiki? Ibiryo se cyangwa ubwo busa? none se ibiryo ntibyaje nanjye sindaha. Aha. Ubona Mwashaka peti nanjye ndahari. ko narume asha. Kwimisi Aho kurya bitarahora. Kwimisi ibi biryo umuntu yabirya ibintu urimo urazana igitoki wambaye agace, urazana iki wambaye kora, urazana iki wambaye iki, urazana iki wambaye iki, minwa wayitukuje wagira ngo ninoza yari iminyonza urimo urikura ibiki. Basova nani gushaka kumbwira neza urana ibintu byose mba nakoze mba ndi gutumwanya. Ibiki se wakoze? Mu magambo make nje ntago ukeneye kumbona nambaye neza. Abo ukeneye kubona ni wa madederi na ba Vive na ba Kidoma. Neza subwo urimo kunyereka kurenza uko twaraye nijoro nuko. Ku buryo hari ibyo ntago. Kibazo cyawe ni icyo ngicyo. Mu bukwe ntukinyikoza ntushaka kugendana nanjye. Uburaho ufatanye na madederi reka sinakubwira wajya ngo niwe mugore washatse. Twagera mu misa nkabona uragendana na Kidoma nje ntushaka kunyikoza ngo namba amabaze nambaye ibitenge. Mwaretse nkambara mini. Nkambara izo kabutura ko arizo ukeneye. Nanjye nkagaragara imbere yawe. Ntago nyikwikoza. Ubona fofo reka sinakubwira mu kimina ntushaka kunyikoza. Sheri Reka rero banze nkubwire kandi wumvireho urumva? Bariya mfite ibyo mbigiraho kugendana nabo. Tugendane aho tuba tugenda. Umbwire iki? Vugisha ukuri umbwire iki? Mu magambo make uretse reba imyenda gitariro yambaye wagira ngo n'umukecuru uroga reba ndaka reba sibyo urimo turagurika usatagurika ushwanyo kugira ute sibyo. Kidoma nge tugendana kubera ko yize ibintu bijyanye no kwiga imishinga no kuyinonosora etide de project management tugenda mwigiraho utuntu. Nibura nkavuga nti urugendo nagenze mpaze amagambo yawe isandi nkotsi iri impande nibura aricyo ntahanye. Uvuze fofo yize ibintu bya kansaringi, azi ibintu byo gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane bafite uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi bijyanye nabyo. Nkagenda mwigiraho utwo tuntu nkareba ibyibanze baheraho. Madederi yize ibintu byo kudekarara, niwe umfasha kwiga kudekarara iby'imisoro yanjye. Wowe ko wanze kwiga mu by'ukuri uzi iki? Ubundi ko umuntu akwiye kugendana njye numvaga uramutse umaze kubona ibyo nkora ukavuga uti papa Savazi gucuranga wenda wajya kwiga ibya studio. Ni nk'urugero wabona yuko mfite akabari ukavuga uti reka njye kwiga ibya kontability banyigisha niga ibyiki ibyo gusora njye nsora. Usibye kugarama ahangaha ubundi uje wese ukarebuzwa amagambo akakubana menshi. Mbwiza ukuri ni iki nkwigiraho ko abambaye meni nibe nabo ni bato niko sera ubwo uzanye bwo bukecuru bwahangaha are ese birabyo wabyigishijwe nande? Ndagenda ugasigara uri muri ibi. Ntago wagenzura uti ku cyokezo bimeze bite, ni wagenzura uti abanywi bimeze bite, ni muri ibi pe. Ariko amataye ahishimi inkanyari mukecuru. Papa Sava nuko umbwiye. Kiretse niba amatwi yawe Nuko mu magambo make ndi igihombero kuri wowe. urunguka wakubyaye. Sawa nyine. Urunguka pe. Ubwo nyine washatse umugore w'ikigoryi.
ariko ibyo ntabyo mvuze usibye none se niba abandi bose bigiraho ubwo bwenge bwose njye nkaba ndi uw'amagambo erega nawe nakwigiyeho nyakubyara nyaguheka nakwigiyeho igitoki agakanzu kageza sibyo basaba urambabaje ngaho mbisa nikorera ibyo urambabaje kandi ntabwo ibintu biri burangirire aha ngaha yese handi ufite ni ukuri kw'Imana ntabwo biri burangirire aha ngaha iryo terabwoba ndeheruka imanuka imikingo uzi ikindi kintu ukora uje kwiyambika ubusa iyo ubizanira rimwe ukankosora umbwira amagambo ntuzane